Hello everyone and welcome back to English with Rugwiro. How is every one of you doing? Let me hope that everything is going well with you. Today, I'm going to share something very important, something that might change the way you think about learning English. If you want to be good at English, you don't need to be with 10 teachers at the same time. You don't need to read 100 books of grammar. All you need to do is just two things. Yes, you heard me well. Only two things that I'm going to be sharing with you in this video. Muraho neza, ndizera yuko mwese mumeze neza. Muri no video tugiye kureba ibintu bibiri byonyine ugomba gukora kugira ngo ubashe kuvuga neza Icyongereza. Yes, only two things. These are two things that are going to change the way you learn English. Ni ibintu bibiri bishobora guhindura uburyo bw'Icyongereza n'uburyo ugitekereza ndetse bikazanatuma ubasha kukivuga neza cyane. Ariko mbere yuko twinjira neza mu isomo ryacu, mwibuke ko turi kwiga Icyongereza online, turi kwiga dukoresheje uburyo bwa Google Meet. Abantu rero mushaka kwiga Icyongereza, munyandikire kuri izo contacts ziri kuri screen, hanyuma dutangire twige. Aho waba uri hose, waba uri muri USA, muri Canada, muri Australia, muri America, Africa, Asia, Europe, any part of the world. Munyandikire kuri izo contact, hanyuma twige utarinze kuva aho uri. Munyandikire kuri WhatsApp, hanyuma turebe uburyo ushobora kuvana Icyongereza kuri uru rwego ukakigeza kuri uru nguru. Ntabwo nshaka rero ko ino video iza kuba ndende. Ni ibintu bibiri by'ingenzi ukeneye mu buzima bwawe kugira ngo ubashe kuvuga Icyongereza neza, ariko nshaka kuza kubivuga muri makeya ku buryo uri buze kubyumva ukabisobanukirwa ugatangira no kubikora, ariko kandi tutarinze gufata iminota myinshi. Anyways, ikintu cya mbere ugomba kwitaho ni ikintu cyitwa grammar and vocabularies. Grammar and vocabularies. Grammar, ikiboneza mvugo ndetse n'amagambo, vocabularies. Mu Cyongereza ntabwo wabasha kuvuga neza Icyongereza utazi ikiboneza mvugo cyangwa utazi amagambo. Ntabwo ibyo bintu bishoboka. Rero nicyo ugomba gukora kugira ngo icyo Cyongereza cyawe kizamuke. Ubundi grammar ndetse n'amagambo dushobora kubifata nk'ibikoresho byo kubaka. Ubundi umuntu wese ushaka kwiga Icyongereza cyangwa n'urundi rurimi, intego ya mbere aba afite ni fluency. Kumenya kukivuga neza, kukivuga udategwa. Ndatekereza ari byo buri muntu wese hano abashaka. Niyo ntego. Iyo ntego rero twagereranya nk'inzu yuzuye. Inzu yuzuye rwose irimo ibintu byose ubona ko yarangiye. Niho hantu twese tuba dushaka kugera. Uvuga uti aho hantu nzahagere kuri fluency. Iyo fluency rero twayifata nk'iyo nzu. Iyo nzu ariko kugira ngo yubakwe ntabwo ari ibintu umuntu abyuka mu gitondo ngo bihite biba. Ni ibintu bisaba umwanya. Ariko nanone bigasaba ibikoresho, bigasaba amatafari, bigasaba sima, bigasaba amabati, bigasaba amadirishya, inzugi n'ibindi bikoresho byinshi ngira ngo nk'abantu bazi byo kubaka baza kubiturusha. Ibyo bintu rero byose uba ugomba guteranya nibyo twagereranya na grammar. Kuko iyo uzi grammar uba ushobora kuvuga ikintu mu gihe cyahise, uvuga uti niba ari ibintu ugiye kuvuga uzi neza ko byabaye mu gihe cyahise, ibyo nturaza kubishobora. Niba ari ibintu uri kuvuga biri kuba ubu ngubu urabishobora. Niba ari ibintu bizaba muri future mu gihe kizaza urabishobora. Ibyo bintu ntabwo bishoboka utazi grammar. Byigirwa muri grammar gusa. Grammar izagufasha kumenya ngo ese navuga gute ibintu ndi kubyemeza, nabihakana gute, nabaza gute ikibazo, ese nkoza amakosa nabasha kuyamenya. That is grammar. Urumva rero ko ntabwo bishoboka yuko wakiga ururimi ibyo bintu utabanje kubyumva. It is of course going to take time, but you have to be patient with it. Niyo mpamvu hano rero twibanda ku bintu byinshi, ariko na grammar tukayivugaho cyane. Ikindi kintu twari twavuze kuri vocabularies, amagambo. Mpora mbashishikariza guhora wiga amagambo mashya buri munsi, guhora wiyungura amagambo mashya buri munsi, kuko iyo uzi amagambo uba ufite amahirwe yo kuba wavuga ibintu bitandukanye. Fata nk'urugero, uramutse uzi amagambo 50 yonyine mu Cyongereza, ubwo bivuga ko ibitekerezo ushobora gutanga mu Cyongereza cyangwa ibintu ushobora kuganiraho cyangwa ibyo abandi bavuga ukabyumva ari ibintu bigeze nko kuri 50 gusa. Ariko uramutse uzi amagambo 1000, ni ukuvuga ko
ufite ubushobozi bwo kuganira kuri topics igihumbi, ufite ubushobozi bwo gusobanura ibintu igihumbi, ndetse n'abandi babivuga ukabyumva. Rero niyo mpamvu grammar na vocabularies iyo biteranyije ibyo bintu ukaba wamenya ese nkoza amakosa byagenda gute, ukaba wayamenya nshaka kuvuga iby'ubu, ibya kera, ibizaza, ese nshaka gusimbuza umuntu w'umuhungu ari we nshaka kuvuga byagenda gute, that is grammar. Kubaza ikibazo, guhakana n'ibindi byinshi, that is grammar. Ariko ibyo byose ubikora ukoresheje amagambo, vocabularies byose ubikora ari uko uzi amagambo. Niyo mpamvu rero grammar and vocabularies birajyana. This is the foundation of English. Ni wo musingi wo kumenya icyongereza. Ibi rero abantu benshi bibanda kuri grammar bakibanda no kuri vocabularies. Rwose ugasanga barabizi, they can listen to people, they can form words. Ugasanga rwose bashobora kurema interuro kubera ko ibyo babyize. Ikivamo rero uwo muntu yamaze kwiga ibyo bintu byose afite foundation. Ni nka twibuke rwa rugero rwa yanzu twari twabonye, ibikoresho byose urabifite byo kubaka inzu, n'ubumenyi bwo kubaka inzu urabufite rwose. Inzu wayishushanya, ibikoresho buri cyose ukabuza aho kigomba kujya nuko kigomba gukoreshwa. Harabura rero ikintu kimwe kugira ngo uvemo umwubatsi mwiza. Wowe urumva ari igiki kibura? Nicyo kintu gikenewe kizatugeza kuri ya fluency. This is what is going to take us to that fluency that we were talking about before. The second thing is speaking practice. Ikintu cya kabiri ni speaking practice. Kuvuga bya nyabyo. Kujya mu biganiro ukavuga. Yanzu yacu twamaze kubona ibikoresho byayo, twamaze kwiga mu magambo uko tugomba kuba twabikoresha kugira ngo inzu yuzure, ariko ikibura ni ukugenda tukubaka. Yes, you understand that at the first place you're not going to be a perfect builder. You're not going to construct your house perfectly and you are unable to do it alone. Birumvikana yuko ntabwo ku nshuro ya mbere uzubaka neza udakora amakosa, nta nubwo wabikora wenyine. Uzakenera abantu basanzwe babizi bari bugufashe kwikosora, bakakubwira bati ahangaha hari ibyo ukoze nabi, bakagukebura. This is the same case with us when you are learning English. Niba uri gukora practice, ntabwo biri uhite biza overnight. Ntabwo uri bubimenye today, nta nubwo uri bubimenye next week. Birumvikana ko ni urugendo. Ugomba kugenda uyu munsi, ejo bundi. At the end of the day bizarangira ubaye umwubatsi mwiza na yanzu rwose uyubake imeze neza. That is fluency that we are talking about. Practice rero iraza guhura bite na ya grammar na vocabularies. Practice, ugukora practice niko bya bindi wize muri grammar, ya magambo wize uzajya uyibuka, uzajya uyakoresha hanyuma bigufashe kwibuka. This is going to help you to remember everything that you have learned in grammar and vocabularies. Ikindi, this is going to connect your brain with your mouth. Your brain is going to be connected with your mouth. Bizatuma ubwonko bwawe bwihuza n'umunwa n'ururimi. Ibintu byose wibuka, ibintu byose wize muri grammar, muri vocabularies, nuzajya ujya kubivuga, uzajya umenya ngo bivugwa gutya. Ubyibuke, ubasha no kubivuga. And most importantly, this is going to build your confidence of speaking. Icyingenzi kuruta ibindi noneho, kuvuga bya nyabyo bizatuma ubasha kugira confidence igihe uri kuvuga, wigirira icyizere kuko you are talking to the real people. Witoze kujya uvugana n'abantu banyabo, niba utanabafite wivugishe. I have reflected on this for multiple times. Ariko ukore practice. You can even talk to AI. Ariko cyane you can even talk to AI. Wimenyereze kuvugana n'abantu ababikurusha, abubirusha. Practice bya bintu wize muri grammar, muri vocabularies, bikoreshe hanyuma witoze buri munsi. This is exactly how you train yourself to be an excellent English speaker. Reka tubitekereze nk'igare. Reka dufate urugero rw'igare. Ugiye kwiga gutwara igare, bwa mbere barabanje baragusobanuriye ibice byose by'igare, uko ritwarwa. Theoretically wamenye igare neza, ikibura no kujyaho karitwara. Iyo ugiye rero gutwara iryo gare nibwo umenya ngo bya bintu burya bimera gutya na gutya. That's when you are going to understand how it feels to ride a bicycle. Nibwo uzabyumva, nibwo uzakora amakosa, niwitura hasi wongera uhaguruka ugende ubalancing kugeza igihe uzajya uritwara noneho ukaritwarisha akaboko kamwe. This is a very big message because it is again teaching you how to embrace your mistakes while speaking English. Iki ni ikintu kinini kuko kirakwigisha yuko
ugomba kwemera ko amakosa abaho mu rurimi. Niba uvuze nabi ikintu mu rurimi nta nkuciye amabere, komeza. Ni nka wa muntu uri kwiga igare, uko ugenda ubikora kenshi bizarangira rwose igare ribaye ubuzima busanzwe, uri normalizing. Rero ibyo bintu bibiri byose ugomba kubihuza, grammar and vocabularies, ariko nanone wamara kubimenya ukamenya gukora practice. Ibyo bintu nubikora, I promise you that you are going to be an excellent English speaker. Uzaba rwose umuntu ushobora kuvuga icyongereza neza, kugeza ku rwego rw'uko wanavugira mu ruhame, wategura imbwirwaruhame ukaba wavugana n'abantu mu cyongereza. Ariko you need to be patient. Ntabwo biri bite bikunda iri joro, nta nubwo bizakunda next week. You have to fall in love with process. Ugomba rwose gukundana na process, ukabyiga. Uko ugenda ubyiga icyongereza uzakivuga kandi ukivuge neza cyane. Alright, if you have reached this far, don't forget to hit the subscribe button, like, share, and comment. See you in the next videos. Bye.